umukobwa babyariye ibikimwe mu bundi munywa kurya kuna live nakiri imbwa itaye mu ntebe aho manura yakiriye reba nk'urusatsi aba afite ukuntu ruba rumeze bwiza mwana uragiye umugira inama akajya no muri salo ahubwo se reka mbanze nkubaze uruga ni njyewe uri kwita imbwa ni wowe nyine rese yaruduhetse tunze wagaburiye mwana ku isimu yaranunze se cyane aramutunze urabyibuka ku bintu ku bibazo byashize ese ibyo ndi kubicurika uburyo mwana yaramutunze mani njye naramutunze ntago yanunze oya se watunze ndetse uruga utazatuma mutukira kuri live naragutunze mani waranunze wowe watunze nde wakicucu hama hamwe wowe ngo babyumve ko nagutunze reka mubwize ukuri uruga baranarakubacugira ako reka mubwire nta cyana nzongera gutuma kinyihagarikira ku gashipi unyubanga ku buryo wahagarara ngo waranyubaye yajyanda ntukajya uvuga ibintu by'ubugoryi imbere y'abantu ahubwo banza wirebe mani urafata umuntu wakugiye mu maguru ku wa mbere ku wa kabiri ku wa gatatu ku cyumweru siko byane biba bikaze mwana uko murajya mu maguru y'undi imbwa mani uri imbwa wowe kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru ubwo rero ubugira ariko haga wagiye umugira inama akajya no muri salo imbwa se wibutse kwita umuntu imbwa uyu munsi ako se mumbwize ukuri none se ubwo byane biri kuvayo by'imbwa mwana mani ni imbwa imoka wuwu ngaho nyumvira ako umuntu mwanya ako nyine cyakoza mu imana urizara ufite aho ukawisha mu ipantaro nkawe ukawisha mu ipantaro none se ubwo bizagenda ute ase mani umuntu w'umujama mani umugore atunga mu nzu akamumenyera buri kimwe cyose ubundi ngomba waranunze se wowe waranunze naragutunze mani ibyo ubimenya wowe nakujyanye muri salo nagukoreye buri kimwe cyose nibutse agako wakoraga sinzaboro bitaga ngo niba ari muri sodo ni sodo maryo wakoraga amafaranga 50,000 wakoraga niyo yanunze nakoreye atari ukugira ngo utunge wabuze icyo nuko nzi ko yakoraga Cosmos mu kabari abagabo ubonetse wese arongora none se agaho ngaho kugira ngo njyeyo byagenze gute ntabwo ari ukugira ngo ako kajama kanyu kagatindi ubonetse wese yarongoraga none washaka kungereranya akosha aho ngaho amutindiwe wowe nta kintu uba uriho mani nta kintu uba uriho niyo mpamvu nta n'umugore uzabona wowe yakora uzatahira kujya upostinga upostinga abakobwa batanakwitayeho nta kindi kintu kuko nta mafaranga ufite nta mubebi wawe ese mani abakobwa bamukundamo iki bamukunda usibye buriya bugamba ajya kuvuga ngo ni speech akajya akabwejagura kuri TikTok ngo abakobwa baramukunda uyu mukobwa duhura naramufashaga wowe wamfashije iki ahubwo ko ari byagufashaga mani bazakube umva wowe iba nabashyizeho ifoto wajya uza no kuri kamera tukakureba kusa n'umudayimoni naza kuri kamera yewe namusabye nambabarira ze oya njye ntabwo nza kuri kamera mani uwo mujama banza umubaza iyo ngegera y'umuhungu ngewe nawuye nayo nsa neza iragenda iransiza ngo yasaga neza ndakuraye uri kumva none uraho ngaho uravuga wowe ngo ufite amafaranga ngo uri umukobwa wese wibutse mwene wanyu bata mu nzu ngiye nkabahehera mani ngiye nkabashyira mu nzu nziza nkabagaburira mani ngiye nta mwene wacu ngira nta mwene wacu ngira uri kumva nta mwene wacu navugisha ukuri uyu oruga mwene wacu wowe uzi ku buryo wajya kuvuga ngo mwene wacu ngo yansize mu nzu bazakubeshye mani ngiye nari kubona buri muntu barajya bamumyutinga akavuga kuko ndi kubona ufite umunwa muremure ndetse bamyutinga ariko mani ibaze bamyutinze oruga imbwa ikamoka aho ubera agacucu guta ufata umuntu w'umugabo mani wakugiye mu maguru ukajya kumutuka kuri umugabo ufite ikimani ko n'uriya mwana uri mu cyaro nta n'ikintu umumarira umuntu udashoboye no kohereza igihumbi umwana we uri mu cyaro nawe uhagarara aho ngaho uvuga utazarengera kandi biri sere naguhaye gasuku ndengere noneho ndarengereye jya kundega ndarengereye jya ry'Imana mani utazabizira ibyo biboro
icyo uzi ni ugukura ugakura telefone ugakura imibereho yewe oya mani kura amaboko umugore ubanga urugo ryawe ngaho mwana si umumariye icyo ukajya urega ugapostinga ngo my daughter nta n'igihumbi umwawe ugiye gupostinga iki gikombe cyikanze kimwe kuba ari uwe ni kimwe no kuba ntacyo mumarira ni ikindi kugira umwana nta kintu mumarira se bimaze iki warangiza ukavuga ariko ngo nk'umujama wifata ngo agatera inda agasa ubushobozi bwo gutunga umwana wowe si ubushobozi bwo kumutunga urabufite yanda wanjye ageraho ngarubebe sanze ujya kogosha ibyo umva ubwenge bw'uyu mugore buhera aho kugira ngo ahangane na Derek atangiye kwinjizamo umwana muri ibi bintu umwana ari he erega mani urimbwa wowe urahagarara ukavuga ngo ruga yagukuriyemo inda n'uwa mbere yakunaniye urabona we nabyarana nawe ibi biboro nyamara uzatuma nyamara mbigeza kure mwana nta mwana wawe ibaze mbyaranye n'imbwa idashoboye no gutanga igihumbi cyoherereza mu cyaro ngo barere umwana wayo ibaze nawe telefone ni nziza nyine ari ijambo amategeko ejobundi yavuze aravuga ngo Imana izadufasha turinde tuva mu mubiri bataremerera gutunga imbunda ku munyarwanda wakora iki se wowe ase manu udashinga arabyina gaho nyumvira mwaraze hasi ubuderi uyu muntu mwabanaga gute mwana ko numva azi ububwa bwawe bwose wamugana ariko ibikobwa natunze byose nibyo bisigaye biza kumenyera ibikobwa watunze utunga icyahubwo ko byagutunze wowe uribuka amajoro nararaga mbategereje ngo mutahe mu nzu bavuye kubarungu amajoro se yayo ahubwo se niyo wategereza umwana umwaka bagiye kugushakira imibereho aba yagiye kugushakira umugati uri bubyibukireho mani igihe ukuzana ukajya umugore wawe yaragendaga bakajya kumutera akaza ukamwakira nkamwakira nayo mbisha urukundo cyakoze ubugira neza bw'intwari atari ubutindi bwawe se ko bwagukurikiranye uzana bupfana nyumvira ni ukuri kw'Imana akantu k'ubutindi ariko nako kararemereye nikanzemo oya mana kariho karavuga reka urinda unyita umutindi hari inzu wagishimiyaga hari ibyo kurya wamaye ni igiki kintu ushingiraho unyita umutindi naragutunze mani tuza wowe reka kwikina aho ngaho sibyo uyu musatsi wakuragamo imvuvu umuntu wiyita umugabo umuntu wiyita umugabo atunga umusatsi umeze gutyo ngakora hehe mu gitondo umbabarire uze njye kukogoshesha kuko uteye iseseme yego akora iyo bwabaga ariko nanjye nikanzemo akubona wirirwa uvuga ngo uri gutanga speech iyo nza kumenya ko ari uguteye mu buzima cyakoze ariko ababwire uramani niba nakwita igiki niba uri umugore niba urisha cyakoze uri dayimoni we kurusha abona aho ngeze ndi umugore wa so ku buryo wavuga ngo ndi umugore ngende umugore wa so uri umukobwa wa papa we ntabwo idurengera kunda kurengera bino bintu ntabwo ari sawa umugore ni mama wawe tuzureka ibyo ngibyo uri kumva cyangwa utume tuzana n'ibindi byo kiba kireka gukinira mu muryango mwambwire nako uri n'umugore uwo mwana wawe ntabwo wamutaye piriya kwa nyoko wa gicucu bazakubeshye imana umwana wanjye abayeho neza utazagira ngo ni nkuriya wawe umwana wawe ntabwo ejo bundi ari we utazagira ngo ni nkuriya wawe birirwa bajyana guca inshuro nabwo urashaka mbivuge iby'umwana wawe utazagira ngo ni nkuriya wawe birirwa bajyana guca inshuro nikanzemo ako mana uzi gusanga umwana w'uruhinja bamuryamishije hasi se bari guca inshuro mu murima ako mani wajya utera inzuzi ufite n'amafaranga yo ako uyu mukobwa inkuru ubundi ndi nkawe nazajya gufata iriya mikoro ngiye gutanga speech urukumva nabanje no kwita ku byanjye ariko wowe uzi kuvuga ubugambo gusa ntabwo uzi gukora ibikorwa
naguheheye se mwana ukaba utangiye kunyihinduka. ahubwo niyo ureba nabi wari kuyarya. Oya naraguheye bro, nakuguriye arya ni bya biboro bajyana mu mihango babyita ngo nakuguriye kotegisi. Mana narakubaje wenda gupfa nagize ute narafashe bidahita ubuse. Oya ziba ngubwire ko wavuze ko nagukuriyemo inda, iyo nda najyaga mu mihango nwite niyo nda wakiho cyakoze woruga ari byiza. Uri kubona mani wowe uri umugabo wo babyarira mani ubundi ubwako kana kaba gasa gutibaze woruga nabyaranye na Derek. Mani mbabarira urumva uve muri Kigali mani, uve muri Kigali usubire kurara muri rigori kuko nibyo bigukwiriye. Ni mayibobo se? Ataba mayibobo se yaturutse sarayobe warayibagiwe tuamwibutse. Ako nawe urakajya mwana ufata umuntu w'umugabo ngo ni mayibobo mwana mayikwega. Umugabo ariko mani ku munwa ni umugabo ariko mu bikorwa nta bugabo bwe mbonye mani mujye muvana aho ngaho kuvuga ngo umuntu ni umugabo. Tubwizanye ukuri umuntu akugiye mu maguru mwita imbwa gute? Ariko njya mu maguru waramufatiye mwari muri kumwe. None se mwabanaga na gahunda? Ababanye bose mani ntago ariko baba bakora ibyo kugira ngo rani ibintu n'uwo ngo nasohoka nkajya gushaka ko tubikora. Wicuza kuba naramenyanye nawe mu buzima nicyo kintu. Wari wicuza se uzarinda ujya mu mvu kiri kwicuza. Maze ufite agatima kariho urububi kabi wagira ngo ashobora kuba urwaye nka sida kuko abarwayi ba sida nibo bakunda kuvuga nabi gutyo. Iwe bazakubeshye. Sida se bayipimisha ijisho. Ibyo bintu ariko mwana ako mwana ubundi utwana twanabayeho nabi nkamwe utwana twakuze tunywa ibiziba bundi niko mwabumenye. Uri kumbiza icyuya waba warakuze unywa ikiziba mwana ukajya kwigereranya n'umwana wakuze anywa amata. Ako reka mubwire woruga usibye ko abantu hano baba bagupo tugaruke ku myaka yanjye 9 nari nitunze ngo nkodesha inzu yanjye. Inzu yawe wakodeshaga yiye ko wabaga muri rigori mu kiraro mu myaka 9. Manu ushaka kuba yaranywa ibiziba byinshi bikireka muri uwo mutwe. Ariko rero nabikirana mwana cyamubura ubugambo muvu azabirangiza ibyo bintu mwana ndimo ndumva byarabaye birebire. Ibikiri kurangiza mani wowe gira inama ko kajama sibyo gashaka amafaranga na ubundi karasara nikareba nabi karasara. Yagutungishije ubusa. Je mana ntabwo njya kwirongoza ngo mbona amafaranga. Mani je ntago yanunze naramutunze tandukanye ibintu kuvanga ibintu je naramutunze ntago yanunze. Ariko barayaje wanunze ufite akahe kazi se gasobanura. Ate umuntu w'umani wiyita umugabo nazi no gusukisha umubebi buri kwezi. Yego ari mu ndango di muri diru akizo diru ubukina mani. Shayizo diru nago zizabwira umwami yahaye amata nibo bamwimye amatwi. Hangana nabyo. Cyakoza barabimbwiye nanjye gera ntasereye igikoma yaje ku itaramvuze. Akika gikoma waseye ni ikihe mani? Ako se mani nawe yawirebye no kusura nagubona yuko uri umutindo ubundi icyo gikoma uvuga ni iki? Cyaze kabisa. Buriya niwe somo ry'uku kwezi. Ariko rero abantu muranga mwibuka gukora kuri goru gushungera nta kintu bivuze kanze ndebe. Ako sobo byo kugira ko oya mani oya reka bashungera iyo mbwa yabo ngo yirirwe bahereza speech go turakwemeraga speech. Ariko ibingi nanjye bindutira gift. Baburaye ubyuze uri murahungetwa ngo ugiye gutanga speech wagiye ubanza ukiyondora wamara guhaga ukabona kujya gutanga izo speech. Arashonje ubu ngo ako se nakuri gukabya uruga umuntu mwabanye mu nzu. Ndimo ndasabira abantu ubufasha. Umuntu ubwiwe ni yicaye ngo yisabira ubufasha ubwiwe ngagiye gusabira ubufasha abandi. None se sibeshejeho muri ga na hostinga nakora iki nakora amafilime nakora ama vlog. Hostinga
kandi najya njya mu iriya nayo igwiraga burasi nize kujyana n'umuntu bita wa munigo ryamwita ngo ukimwana na rukotana nari mwibagiwe yahostinze rwose ahantu yahostinze nize kuhajya yawe yanyweraga inzoga yatahaga yacizemo anywa icupa se nubwo utahira icupa ngo yagiye guhostinga ariko rero mwana buriya ibyo bintu wabigendamo gacya buri umuntu yahoze ari umugabo wawe ite isaha n'isaha akongera akamuba nta mugabo mbonye mwana umugabo ni ibikorwa ngo ninde umugabo ni ibikorwa nshuti yanjye uri kumva aha deri irangira gute oya uyu mukobwa ndabona ikintu kizadukiza ari ikintu oya niba ashaka ko tubikomeza ariko twanabikomeza ahubwo uracyakeneye ko ukajya wemeza nkoherereze kuri momo uba wumva urenze se mbese narenze mani ntabwo nagutunze ako kagiye muri amafaranga bagutaye umutwe iminsi ibiri nabwo wadukoreye hasi hejuru harangiye nitwo tugushutse nanjye ndadufite wowe ufite iki deri vugisha uteye kubeshya uruga mwapfuye iki cyatuma agenda kuvuga kugeza nubwo abona ko muri iyo ntebe uruga ni ibici imana ajya babwiza ukuri ni ibici ako wavugishije ukuri mani wavugishije ukuri kwereka kwitwaza ibyo ngibyo yavuze icyo twapfuye ukuri kwanjye nawe urakuzi uburaya bwawe bwonyine umva mani urakajama k'indaya kagenda kabunza umurizo uri kumva nta kindi kintu ushoboye uri kumva ntukazajye wowe uhagarara uvuge mani ngo umuntu ni bici nawe kandi ubizi neza kuri indaya ariko rero abantu bari kukubaza bari kubaza ngo inda mwerekera muvuga yagiye hehe yagiye se njye nabyarana n'iyo ngegera y'umuhungu niko bakubwiye niba babikeneye nabo bazazi bamubyarire njye nawe nabyarira nawe kumva ko biremereye bw'umwana uba kubona umugabo wawe imbwa mani njye nta mugabo ngira mani ntukajya unzana muri ibyo biboro byanyu ndakoza mwana reka njye nkwihere gasopo gatoya uzongera kumfata ukanshyira mu biganiro byawe njye nzagusanga uzaba uri gukorera wowe se uri icyo ubundi ku buryo noneho ndakuvuze genda undege uvuge ngo ruga yamvuze asorwa umuntu agutunze mu nzu umwana wamuhinduye imbwa ako nakubwete njye naramutunze abagore banyu bahazaza ni abangaba bafite ubugambo bubaruta yewe mani naragutunze ntabwo ntabwo uzi kwiyicira mwana isoko ubu se niba uzagushaka kuvuga kurusha isi